ikaze rero murakaza neza hano mu Rwigiro kwa Rwangambibi, hano mu Rwigiro kwa Mpuzansibo. Turi abantu b'agaciro, turi abantu b'Imana, n'Imana ni iyacu, turi mu Mana n'Imana turimo. Ni ukuvuga ngo twe n'Imana ntabwo turi abantu babiri. Aya ni amagambo agushishikariza nyine kumenya ko Imana iri muri twe, atari iyo tugomba kujya gushakira hanze. Oya, bariya ni abo mu Mana yademirije, bafite inyungu zabo, babigishije ko Imana iri hanze y'umuntu. Ntabwo ari uko bimeze. Murakaza neza rero hano mu Rwigiro. Ikaze. Aha niho dusobanurirwa inyigisho za Bibiliya mu buryo bushya, tureba ibitabo byakuwe mu byanditswe, tugasesengura amateka y'ibyihishe mu rurimi rw'Ikinyarwanda, n'inkuru z'abakungu zisobanura uko Imana iba mu muntu. Turavumbura amateka y'ibitabo byera n'ibyakuwemo, amahanga y'amadini n'imiryango y'ibanga, ukuri kutavugwa n'abahanga mu mateka, ubumenyi bwa gakondo n'imigani y'abakongwe. Niba ushaka gusobanukirwa Imana, amateka n'iby'isi mu buryo butagoramye, cyangwa se ushaka gusobanukirwa na Satani mu buryo butagoramye, uri ahantu heza. Kwiyandikisha kuri iyi channel cyangwa kuri uyu murongo wa YouTube ni intambwe ya mbere yo gusohoka mu gihugu cy'ubujiji no kugera ku mucyo w'ukuri, cyangwa se mu gihu cy'ubujiji no kugera ku mucyo w'ukuri. Yego, iyo umuntu asomye Bibiliya neza, atayisomye mu buryo bwo kwemera ibintu byose nk'uko byanditse gusa, ashobora kubona ko harimo Yesu cyangwa abakizwa bameze nk'uwo batari umwe gusa, ndetse hari ibice bisa naho bishishikariza gusenga cyangwa gukurikiza Imana zinyuranye. Mu bice bitandukanye hari ibintu byigaragaza. Izina Yesu cyangwa amazina yaryo mu rurimi rwa kera Igiheburayo n'Icyarameyiki. Izina Yoshua cyangwa Yoshua ryari risanzwe rikoreshwa ku bantu benshi. Urugero, Yoshua, umukomando wayoboye Abisirayeli nyuma ya Mose. Mu gihe cy'Icyongereza, rimwe na rimwe yandikwa nka Jesus. Mu ntangiriro za Bibiliya yo mu Cyongereza cya kera, Yoshua wa Barabasi. Mu nkuru yo mu butware bwa Pilato, hari umunyabyaha wita zina rimwe na Yesu wa Nazareti. Hari n'abandi bantu bafite amazina ahuje igice na Yesu ariko atari uwo mu Isezerano Rishya. Abantu batandukanye bita umukiza cyangwa umucunguzi. Muri Bibiliya hari abantu cyangwa abamarayika bavuga amagambo asa n'ayo Yesu yavuze, cyangwa bakitwa amazina amugira mu rwego rwo hejuru. Mu Bacamanza igice cya 3 umurongo wa 9 hari uwitwa Otineri yitwa umucunguzi w'Abisiraheli. Muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 27 muhasome abacunguzi benshi boherejwe n'Imana. Ibi byose byerekana ko igitekerezo cy'umukiza cyari gisanzwe kitari umuntu umwe gusa. Imana nyinshi zitwa Uwiteka cyangwa Imana muri Zaburi no mu Isezerano rya kera. Hari aho bigaragara ko Imana zitandukanye zigaragara. Rimwe na rimwe ni Yahwe, ahandi ni Elohim. Ijambo mu buryo bwa kera ryashoboraga gusobanura Imana nyinshi cyangwa izindi mbaraga. Urugero, kuva igice cya 20:3, ntuzagire izindi mana imbere yanjye cyangwa se mu maso yanjye. Ibi bigaragaza ko hari izindi mana zindi bari bazi atari Yahwe gusa. Zaburi 82 umurongo wa 1, Imana ihagarariye mu nama y'Imana igacira urubanza izindi mana. Aha bigaragaza inama y'Imana nyinshi. Itangira igice cya 1:26, tureme umuntu mu ishusho yacu. Mu bwishi igaragaza ko habayeho ibiganiro mu mbaraga nyinshi si umwe gusa. Impamvu bigaragara nk'aho hashyirwa imbere Imana nyinshi. Abanditsi b'Isezerano rya kera benshi bakomokaga mu mico ya Kanani na Babuloni, aho kwizerwa Imana nyinshi byari ibisanzwe. Nyuma abahanuzi n'abanditsi b'Isezerano bashyize imbaraga mu gushimangira monotheism, kwemera Imana imwe, ariko ntibyahanaguraga burundu ibimenyetso by'izo nyinshi. Isezerano Rishya ryafashe uyu muco
rikubaka ku gitekerezo cy'umukiza umwe, ariko rikoresha amagambo yari asanzwe akoreshwa ku bandi bakiza. Ngira ngo murabyumva kandi niba mushaka gusobanukirwa nyine murushaho gusobanukirwa, kuko ibisobanuro birahari, icyo kureba kirahari. mwe murasabwa iki rero? Gufungura ubwonko, gufungura umutwe, kubura amaso, mukareka iyo minyururu ibaziritse ikabohoka. Icyo nicyo babujije rero, babwiye ko byose biri mu Mana. Hano hantu tuzava dusobanukiwe, ndabizi neza. Turakora utuntu duto kugira ngo turusheho kumva, turusheho kutarambirwa, ariko murabyumva nyine hari Imana nyinshi. Njye nababwiye nabakoreye igitabo cyitwa tikitaka, nabakoreye igitabo cyitwa kontakita, nabakoreye igitabo cyita rishamani, nabakoreye igitabo cyitwa ngiye kubakorera ibitabo bitanu. Ngiye kubaha ibitabo bitanu. Mukurikira ubutumwa, igihe kirageze. Turi mu kinyejana, turi muri era yitwa nguki, turi muri yitwa Aquarius. Turi muri era yitwa Aquarius. Ni igihe cyo guhumuka, ni igihe cyo koga mu mazi, ni igihe cyo yego. Tugomba gusobanukirwa, igihe cyaratwanze, ubwiru bwarabivuze, ubuhanuzi bwarabivuze ko ubujiji tugomba kuzabugendamo 2024. Aquarius izabigeza abantu tukagendera mu mucyo. Imana y'umucuri ntigomye kuba ari itugenga, ikagenga bigenga, igakora nayo ibyo bakorana, ariko igihe cyabo kizaba kirangiye, tuzaba tugeze mu gihe cy'umucyo. Murakoze, mukomeze mukurikire, turi kumwe. Gusa ntaragenda, ntago nagenda ntabakoreye kano kantu. Twababwiye ko hano nta kintu muzatuburana kuri uyu muyoboro. Mu ngengabihe Bibiliya cyangwa 2024 hari ahantu henshi hagaragara ba Yesu benshi n'Imana nyinshi. Nshobora kugukorera akantu kagaragaza mu buryo busobanutse, kugira ngo bibone. Ndagukorera mu ngengabihe ukuntu byashyizwemo nyine, kugira ngo ubyumve neza, kugira ngo ubibone. Reka nkwandikire urutonde rufatika rugabanyijemo mu bice bibiri. Igice cya mbere, abantu benshi muri Bibiliya bafite izina cyangwa umwanya usa na Yesu. Icyo ni igice cya mbere. Cya kabiri ndakukwereka ahantu hagaragaza Imana nyinshi cyangwa ibitekerezo bigarura ishusho y'Imana nyinshi. Reka duhere kuri kimwe cya mbere rero. Abantu benshi bita cyangwa basobanurwa nka Yesu. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rwa kera rwa Yoshua cyangwa Yehoshua, bisobanura Uwiteka ni umukiza. Hari aho biboneka kuri benshi izina umuntu, aho biboneka ibisobanuro. Yoshua mwene Nuni, itangiro rya Yoshua kubara igice cya 13 umurongo wa 16, umusirikare watozwaga na Mose cyangwa Moses cyangwa Musakivi, wagize izina rimwe n'iry'umukiza mu isezerano rishya. Yesu cyangwa Yoshua, umutambyi mukuru. Ezira 3:2, Zekariya 3:1, umutambyi mukuru mu gihe cyo kubaka urusengero nyuma yo kuva mu bunyage bwa Babuloni. Yesu wa Sirene, Matayo 26:3-2, Mariko 15:21, umunyamahanga wavanye umusaraba, Yesu wa Nazareti. Yesu Baraba, Matayo 27:16-17, umunyabyaha wafunguwe aho gufunga, Yesu wa Nazareti. Murabizi ku musaraba ukuntu byagenze. Ubundi ibisambo byari bitatu, hari Barabazi, hari Disimasi, hari n'ikindi gisambo cyitwaga Gesidas. Ariko murabizi bavuga ngo tubarekurire, n'abantu bakavuga ati muturekure Barabazi, kandi Barabazi cyari igisambo cyamaze abantu, kibica kibomara n'ibyabo, ariko ngo bahisemo kwirekurira Barabazi. Kandi n'umucamanza yaravuze ati Yesu nta cyamubonaho, ariko niba ari bimushaka, ubwo nyine nabamwe. Izina rye ryuzuye ryashoboraga kuba Yesu Baraba, Yesu mwene se. Yehoshua mu itangiro rya Luka 3:29, urutonde rw'amazina y'ubwoko bwa Yesu ruvuga undi witwaga Yesu, Yehoshua.
mugire ngo muri kubyumva. Tugiye kuri cya gice cya kabiri, ahantu hagaragaza imana nyinshi muri Bibiliya. Benshi mu banditsi ba Bibiliya bari bazi neza amahanga yakoreraga imana nyinshi. Hari aho amagambo asigaranye agaragaza iryo tsinda. Icyanditswe, ibisobanuro, Itangiriro 1:26, turema umuntu mu ishusho yacu. Hamwe habanza nabibabwiye, mu cyongereza baravuga ngo let us, nibwo ubyumva neza. Igaragaza ibiganiro hagati y'imbaraga nyinshi. Kuva 23, ntuzagire izindi mana imbere yanjye cyangwa amaso yanjye. Ibyo nabyo nabibabwiye, bivuga neza ko hari izindi mana bari bazi. Zaburi 82:1, ibyo nabyo twanyuzemo. Imana ihagarariye mu nama y'Imana, yicaye hagati y'izindi mana ikabacira urubanza. Ngira ngo murakubyumva. Kuva 15:11, ninde ungana nawe mu mana, Uwiteka? Iringanisha yawe n'izindi mana. Gutegeka kwa 2:32-8-9, mu mwandiko wa Dead Sea Scroll hagaragara ko isumba byose yahaye amahanga abamarayika bayo, yawe agahabwa Isiraheli wenyine. Muri kubyumva? Urwa mbere rw'Abami, igice cya 11:3, Salomo yasengaga Ashitoreti, Kemoshi na Milikomu, imana z'amahanga. Muri kubyumva? Yeremiya 44:17-18, abantu bavuga ko bari bameze neza igihe basengaga umwamikazi w'ijuru. Muri kubyumva ko imana yaba yari ifite n'umugore? Ibyahishuwe 12:7-9, havugwa urugamba rw'ijuru rufite imbaraga nyinshi. Mikayeli n'abamarayika be, Satani n'abamarayika be. Muri kubyumva? Ari urugamba rufite amashusho menshi. Rwa rugamba nyine rwo mu ijuru rwari rufite amashusho menshi. Uri kumva nyine uruvugwa mu ijuru rufite imbaraga nyinshi. Rwarwanywe Mikayeli, rwarwanye na Satani, bose kandi bari bafite abamarayika bari babungirije. Icyo ibi bishobora kugusobanurira, izina Yesu cyangwa Yeshua ntabwo ryari iry'umuntu umwe gusa, ryari irisanzwe kandi ryakoreshwaga ku bantu benshi, bamwe bafite imirimo yo gukiza cyangwa kuyobora. Bibiliya isigaranye ibimenyetso by'uko hariho imana nyinshi cyangwa imbaraga nyinshi, nubwo nyuma yahinduwe ikubiye mu gitekerezo cy'imana imwe. Guhuza izi nyandiko bitanga ishusho y'ukuntu imyemerere yagiye ihinduka iva ku myemerere y'imbaraga nyinshi, icyo bita politeisme cyangwa henoteisme, igana ku y'imana imwe, icyo bise monoteisme. Ngire ngo muri kurushaho gusobanukirwa, ngire ngo muri kurushaho kubyumva, kandi uko mubana natwe nyine ntabwo muzigunga, ntacyo muzatuburana, kandi nta n'ikintu muzahomba, nta kintu muzatakaza, ahubwo muzunguka ubumenyi, muzunguka ibintu byinshi, muzabohoka. Yes, mu Rwanda niho bagiraga imana yitwa Kibogo, nako Yesu w'Abanyarwanda yitwaga Kibogo. Nawe bavuga ko yavutse mu buryo bumeze nk'ubwa Suriya, mu Misiri Yesu umeze gutyo yarabaye, mu Bugiriki yarabaye, n'uyu w'Abaromani muramwumva. Ahantu hose bino bintu byarabaye, ahubwo ni iki batubwiramo tudashaka kumva? Ni iki batujijishamo se badashaka ko twumva? Ntago muzava mudasobanukiwe.